byerekana ko uriho umwuka wa karande. Yego. Upfusha ubukwe. Kurambagizwa ntutaheyo. Hakarongora undi cyangwa akarongora ugundi. Ako se wamugane mushumba, abantu bashobora kuba bagira ngo no kwihesha amahoro se cyangwa n'igihe cyangwa nuko biba bimeze. Umuntu warambagijwe kenshi akagera ku mushinga w'ubukwe ariko ntibutaye, iyo nayo ni karande mbi cyane. Tera imigeri wange bikuriho, urenzeho icupa nibyo ntibiranywa ariko bugeswa bikanuye, urasinzira ntibisinziye, byo bihora bikanuye, wihamahoro byo ntibiyaguha, birakanuye ko byanga byakunda bikuriho ntibikuva. Aho twabonye ko karande ishingira ku maraso n'uruhererekane, kandi umuntu akagabonye, kuko twabonye ko amatungo n'inka bihabwa n'Uwite, bihabwa n'ababyeyi. None twe ntabyo baduhe, twarihigiye na bugingo ntabwo tubasha guhiga. Ibyo rero bivuze ngo kirero uwo muntu akenshi ndavuga inzozi nyuma mbanje kuvuga we uwo muntu, ndeka manze mpere ku nzozi. Uzasanga rimwe arota yambaye imyenda icitse, inkweto zamusaziyeho, uzarota abantu bamurungu. Bego ubona ko waba afite umwuka wo gukuri. Twigeze kuganira mu kiganiro cyo mu kwezi kwa, anakunze no kurota agiye kurira iteme rigacika, akabura uko aterera umusozi. Umuntu ufite iyi karande uzamusanga buri gihe afite ukuntu abantu bamuri bamuteye umugongo bamurunguruka. So ni ikintu cyose aba yiteguye kubona no kwakira ntago kimuhira. Arota imodoka yagonze, arota impanuka, arota baguye mu mpanuka, arota abarwayi, arota ibintu biteye ubwoba. Noneho we nta nubwo arota ashyingura, ahubwo arota yasista abashyingura, ari nka kuri yari hariya. Mu gihe uriho umuvumo we arota ari ngo bamuhamba cyangwa ateruye umupfu cyangwa yibera mu. Turagira ngo abantu basobanukirwe bahumuke, cyane cyane abantu bakurikira ubumwe bw'abera ministries. Amafaranga gushirira mu ntoki uyareba, ntagire icyo yaje bayapangiye gukora igikorwa, yahagera hakaza ibibazo utagomba gukwepa, ubona ko ari ngombwa kubikora. Nta nubwo ari ngombwa, ahubwo ntaho uri bubihungire, kuko niwe bireba. Wa mushinga ukabugize gute? Urapfuye, urapfa gusubira inyuma. Gusubira inyuma byo, nuko gusubira inyuma gaye ngoko. Ibi rero ni ibimenyetso simusiga byerekana ko uriho umwuka wa karande. Yego. Upfusha ubukwe. Kurambagizwa ntutaheyo, hakarongora undi cyangwa akarongora ugundi. Ako se wamugane mushumba, abantu bashobora kuba bagira ngo no kwihesha amahoro se cyangwa n'igihe cyangwa nuko biba bimeze. Umuntu warambagijwe kenshi akagera ku mushinga w'ubukwe ariko ntibutaye, iyo nayo ni karande mbi cyane. Wose umuvumo ni karande. Kuko uwo nguwo n'ubundi asanga na mukuru ariko byagenze. Na bene baba bihari, bagiye mu gisekuru yasanga ari nyirasenge yapfuye atarongowe, hari nyina yapfuye atarongowe, azasanga ntabwo ari ikintu ifa koroha kandi akabibona kandi bikamubabaza, malgré yuko no kubabibona ariko batamenya inzira yo kubisohokamo. Yego. Kwangwa reka ngo geze ko ndi mu rusengero, reka ngo ndi mu rusengero narakijwe bwa kabiri, narakijwe yankora he Karande. Neza kugiye kwitwa icyacumi cy'itorero, uri icyacumi kugira nabaye icyacumi cy'itorero, ntago ariko kuri kwabyo. Yesu uri icyacumi, harimo bari umuntu cyo akoreye baje aho ngaho. Ni kwihesha amahoro, nta kurongorwa, nta gushyingira, nta kazi, diplome zabaye nk'ibyangwa by'ubutaka, ise kutabigendana. Biraho birabizi. Hari umuntu utazo diplome ntabwo ari nk'irangamuntu ugendana buri munsi. Irangamuntu biri ku mufuka. Hari umuntu utunze permis n'ubupolisi aramaza ngo twereke permis. Bazamubaza permis ariko twaye ikinyabiziga. None se utayitwe bare kubazi iki? Agenda n'amaguru cyangwa utega moto cyangwa atapendiko. Rangamuntu permis. Ese ayikubazayo? Oya. No kuvuga ngo Satani afata ibyaka kugiriye umugisha byose no mumaro. None uko buri impamvu abwira ngo nubwo ari karande no muvumo ariko Satani yo paretingira muri ibyo bintu bibiri. Ibyakugira umuntu wose akaza akabitwikira. Uno muntu bundi uriho karande ni nawe inyenyeri yazimye kandi yibwe kandi yatwawe. Ibintu arabibona, amahirwe arayabona, inzira arayibona, ariko kugira ngo yaccessinge kiriya kintu yarakeneye bikamunanira pe. Uno muntu akora nk'iki, nk'ishovare. Arakagira umusaruro nk'uw'impyisi. Arakora cyane ariko umusaruro aravunika cyane ko umusaruro ntashobora kubona.
kabiri yari umubyeyi abana baramusuzugura, iyo yari umubyeyi abana baramusuzugura, ntibanakwiteho ntibanakurebe, warabyaye abana bafite ubushobozi ugasanga uri wenyine ahantu. Uyu mugore we ufite iyo karande iyo amaze kugera mu rugo nta gaciro agira mu rugo agezemo, bagufata nk'umuntu uri aho, ubundi udahari ntacyo bitwaye, kuhaboneka kwa nta bagufata nk'umukonsomateri, bagufata nk'umununuzi muri make, waje kundya amaboko ninjye wakwemera ninjye wagushatse, nta wundi bari kukwihanganira. ubundi nkayo wajyaga he, ati ubundi narebaga he, ubundi ati ubundi ni ibiki. Ayo magambo aratasi meza, ni mabi. Barayabwirwa benshi bankurikiye. Ariko ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka, mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka, buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana, aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana, mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite, ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse, ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanzira na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'Imana igiye guhera yo kubakira amateka. Naho rero havuye ubusobanuro amavuta akandagira amateka, ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita ibisuzuguye ibyo Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Kaze mwese ku bumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanjye ni Jerry, nk'uko bisanzwe turagarutse mu biganiro byacu bisanzwe. Amasengesho hamwe na mushumba kuri telefone arakomeje. Gahunda ni kwa kabiri ndetse no kwa kane, ariko kugira ngo ibintu bigende neza wohereza message isanzwe atari kuri WhatsApp kugira ngo ufate gahunda, kuko ibintu byose biba bigomba kugira umurongo, kandi umurongo ibintu byose bifite orudire nibyo bigenda neza. Tumaze iminsi tuvuga kuri Karande, ariko uyu munsi turagarutse n'ubundi. Ejo twavuze ku nzozi zishobora kuranga ndetse n'ibimenyetso bishobora kuranga umuntu ufite umuvumo, ndetse twabonye n'uburyo twabisohokamo kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza. Ndi kumwe na mushumba, umeze neza? Amahoro. Urashima Imana? Ndashima Imana, nta kantu gatanemo nandika, ariko yego ni byiza. Dukomeza gushimira abantu bose bakoze subscribe, abantu bose basangiza ibiganiro byacu, ndetse n'abantu badahwema kutubwira ko ibiganiro bagezaho bibafasha kandi bifite ahantu bibakura n'ahandi bibashyira. Yego, kandi wongeye kurarikira abantu ko mu kwezi kwa 12 hari amasengesho azahera 15. Yego, ariko tuzara ku ya mbere dusenga, ariko nyirizina nshaka ko tuva ro 15 kugera le 5 janvier. Yego, dusenga turi kuri YouTube kandi turi kuri groupe, kuko ndashaka abantu navuga ngo ntubyambukane. Twabonye ko uko kwezi kwa 11 kuravuga ngo cyama tambika, usanga ibisubizo byawe, usanga ibisubizo byawe, usure mu bukene, mu ntambara, mu nzara, mu ngorane, ariko yego hageze ngo utambike. Ariko nanone nubwo ari mu gihe cyo gutambika, tunibuka ko umwanzi Satani aba yahagurutse muri aya mezi ashaka kubuza abantu umugisha, ashaka kubabuza ubuzima. Igihe cy'ibitambo
utambira Imana arayitamba, n'utambira Satani aba yahagurutse. Muri kuguhe ngo raporo uzabona ikintu kitwa impanuka z'urupfu rutunguranye, abantu bapfa batunguranye, utapfa ko baza kuba bari ibibazo bikomeye biteye ubwoba. Imana izatube hafi, Imana izabe hafi wowe udukurikiranye, wowe n'umuryango wawe, dushinganisha ubuzima bwacu n'ibyacu n'abacu muri Yesu Kristo, kugira ngo dutambike dusanga ibisubizo byacu ahantu rero heza cyane. Uyu munsi mushumba ndagira ngo ejo twavuze ku muvumo, uyu munsi ndagira ngo tuvuge kuri Karande, ibimenyetso cyangwa se inzozi. Sinzi ukuntu wabiduteguriye, ariko ndumva nshaka ko ubitubwiramo ikintu cyatuma cyakwereka ko uyifite. Uyu munsi ku cyumweru rero ndashaka abantu bumva bino bintu rwose. Nibyo tumwitura tujye mu materaniro twihuta. Nukuri turavuga cyane cyane ku bimenyetso bifatika. Yego. No ku nzozi, kuko twabonye itandukaniro n'uburyo Karande n'ibyo mu byagendaga bikora. Uyu munsi wa none rero nayo dusenga Imana tubyinjire. Murakoze papa mu ijuru, turagushimiye kuri umukiza kandi uri umurengezi, uri umutabazi. Ubwenge n'ubuhanga byose bikomoka iwawe. Nta wakwibwiriza ngo avuge ibintu utabimuhaye, nta wakwibwiriza ngo arigisha utamuhaye kwigisha, nta n'uwasobanura iby'ubwiru bwawe utamuhaye uburyo. Ndavuze ngo Kristo shimwe kandi umugirire neza, imbaraga n'ubwenge. Jero umukomeze audience zose abakurikirana abatangiye ko dufashe kandi atweretse amasengesho n'abantu bose batambika basanga ibisubizo. Urakoze Yesu mwacu, amen. Amen. Nibyo kuko kwezi kwa 11 Chivati ukwezi ko kucyamika ukagenda kandi ukagubwa neza. Imana yamushimye izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Rero by'ukuri ku muntu uriho Karande hari ibimenyetso simusiga. Ubundi tubyita ko ari nka 30, nubwo uyu munsi ntabivuga byose, ariko tuvuga bimwe by'ingenzi bishingiye mu ihungabana ry'ubuzima. Ugapfa mu marangamutima, ukapfa kubifatika, ukanapfa ku hazaza hawe, ariko ijambo ry'ihumure nuko Yesu ahari kandi abirusha imbaraga, ashoboye. Umwiringira wese ntazakorwa n'isoni. Imana nihabwe icyubahiro. Amen. Ubwo nibyo dushaka kugira ngo twumve, kuko hari ibintu bizengereza abantu bikakugiraho ingaruka. Wa mugani wabimenya utabimenya, ni nk'itegeko, warimenya utarimenya riraguhana. Ubyangu byemere bikuriho, yego. Utera imigeri wange bikuriho, urenzeho icupa nibyo biranywa ariko bugeswa bikanuye. Urasinzira ntibisinzi, byo bihora bikanuye, byo ntibiyaguha, birakanuye ko byanga byakunda bikuriho ntibikuva. Aho twabonye ko Karande ishingira ku maraso n'uruhererekane, kandi umuntu akagabonye, kuko twabonye ko amatungo n'inka bihabwa n'Uwite, bihabwa n'ababyeyi. None twe ntabyo baduhe, twarihigiye nabyo ntabwo tubasha guhiga. Ibyo rero bivuze ngo kirero uwo muntu akenshi ndavuga inzozi nyuma mbanje kuvuga we uwo muntu. Ndeka manze mpere ku nzozi. Uzasanga rimwe arota yambaye imyenda icitse, inkweto zamusaziyeho, uzarota abantu bamungu. Bego ubona ko aba bafite umwuka wo gukuri. Twigeze kuganira mu kiganiro cyo mu kwezi kwa 9 kivuga ngo umwuka ukurikirana abantu, monitoring spirit. You remember? Ugenzura kabisa. Kugenzura bagufotora uri mu bakurunguruka, ubundi ukabona imiyaga iguha umwenda ukazamuka, ubundi ukarota imbuto zaboze, ubundi ukarota ugiye gusanga amazi akaba arakamye, ubundi ukarota ubona abantu baguteye ibitugu. N'inzo zimeze gutyo nyinshi, ariko zigaragaza ko uri umunyamugisha, ufite imbaraga, ariko hariho bariyeri, hari urukuta ukwiye kubomora ukigira imbere ukabasha gutabarwa. Yego. Surabyumva ariko? Ndabyumva. Hari ibintu ubona icyambere no muntu mu bimenyetso bifatika anyurana n'amahirwe ye, mu gihe abandi babona we biranga, we anyurana n'iki? N'amahirwe ye. Nuvuga ngo amahirwe ahanyura n'abahanyuze birabiseka. Urugero rwiza rwankuru, urugero rwiza, barakuntumye bati dushakire Jerry tumuha akazi, ngashaka muri telefone nkabura nimero yawe kandi irimo, waribagiye uko wanditseho. Twazabura Jerry uraho shaka ko nabuze nimero yawe y'imedisi, nenda kubonera akazi ndagushaka ndakubura kajya ku bandi, cyangwa wanayibona oyo kayima siko nyifite we kandi umuntu arayifite. Ayo ni amahirwe. Kabiri, ntajya abasha kugera kuri access y'ibyo yifuza. Access tabitangukira, ikintu cya accessibility kuri we kiramugora.
kugira akise ubwo turabivuga gutema ni nko kuba iki simvuye ngo iki hari ikintu wari ugiye kwakira n'amaso yawe yego uranagifite urakibona yewe n'amafaranga ndayaguhaye ni nk'urugero ariko connection zirabuze cyarwo no rugero rwiza connection zikanga pe kandi wari uyakeneye cyangwa ugasaba meeting bikanga isaha ikarenga ntusaba meeting icya gatatu uno muntu ahorana ikibazo kijyanye na finance ibibazo by'ubutunzi ntinde wagiye ukabona buri gihe umutwe ugiye kuzasara kubera ikintu kandi yakoze uno muntu akora nk'iki nk'ishovari arakagira umusaruro nk'uw'impyisi arakora cyane ariko aravunika cyane ko umusaruro ntashobora kubona kabiri yari umubyeyi abana baramusuzugura iyo yari umubyeyi abana baramusuzugura ntibanakwiteho ntibanakurebe warabyaye abana bafite ubushobozi ugasanga uri wenyine ahantu uyu mugore we ufite iyo karande iyo amaze kugera mu rugo nta gaciro agira mu rugo agezemo bagufata nk'umuntu uri aho ubundi udahari ntacyo bitwaye kuhaboneka kwa nta bagufata nk'umukonsomateri bagufata nk'umununuzi muri make aje kundya amaboko ninjye wakwemera ninjye wagushatse nta wundi wari kukwihanganira ubundi nkawe wajyaga he ati ubundi narebaga he ubundi ati ubundi ni ibiki ayo magambo arata si meza ni mabi barayabwirwa benshi bankurikiye ariko ni mabi bahora kwitangura igicucu nta bwenge ugira urinjiji ubundi nkawe wagiye gute ubundi rero nkawe ubu ufite ubwenge baragutoromatiza ukumva wakwirukanka aturetse njyewe ubundi ndi wari kubona ni nawe koko ubundi narebaga ariko umugabo nawe uriho karande umugore amubwira ko arutwa n'imbwa hari umugore yeze kubwira umugabo we ngo siwe mugabo wambara ipantaro wenyine ngo n'abandi barazambaye ku bundi bwa nkawe bimaze iki kibaza ko anyise imbwa tubyaranye gatatu ubwo niba mbyara ndi imbwa ubwo nabyaye ibibwana hakomba ibyarana n'imbwa wongeyeho zanyu gute kibari ikibazo ariko ntago nazivuga zanyu gute na Z na A na I reka urumva iyo umugore ahangaye ati wowe urutwa n'imbwa kandi mubyaranye gatatu ubwo n'imbwa yabyaranye n'indi mbwa wongeyeho zanyu gute ubwo n'abana bise ukundi kona bikomeye ugahaha ukavunika ugakora ikindi muntu uriho umuvumo uriho karande buri gihe amukekaho ibyaha adafite bashaka kwita umusambanyi utazi naho barya faranga bari mu ndaya kandi uhorana umwuka wo kugenzurwa agatelefone bakagenzura ikikoze bakagenzura muri make ubaho muri insécurité bahora bagucungacunga kugenzura gerekaho ibyaha kugushyiraho amafuti yose ikindi cya kabiri ni uvuga ngo hazaho urwango mu muryango abantu batakwishimira wakwicara bagatera intambara bavuga waceka bikabina mbega muri make ikintu cyose ugiye gukora kikaba ikibazo kandi kitakabaye ikibazo waba afite karande uzabyibonaho pe murabyumva ndimo ndabyumva ngiye tabyara iyo gusenya urugo iyo gupfakara hari abantu bagera ku myaka runaka bagapfakara bose yego ibyo ni ibimenyetso simusiga pe kiye kubwira kandi kantu kababaje guhora uri ikibazo mu bantu ahantu hose kandi we nturi ikibazo ariko abandi bakubona nk'ikibazo muri famiye no mu muryango uwo muntu afite imbaraga za karande zimwirukaho ukabaza tanuka ntukira abantu nkora amakosa mvuga nabi niki nahemutse muri byo hanyumvise ari ndi kukumva cyane ibyo ni ibimenyetso ibimenyetso pe niho turi ikindi gikurikiraho ni ibimenyetso bivuga ko ubundi birenga nka 30 ni ibintu byinshi bigaragaza ko umuntu ufite karande ibintu agomba kwibonaho yego reka nkubwire ikindi gikomeye
burya Jerry niba ari ibintu mu buzima biryoha rero ngira indwara nuna ushaka kuzayintera zambabarire sinzarware ngo ngumva ngo mushungo cyangwa nkaba ngo ari ibintu ushaka kuzakubwira nko kuwa mbere buryo ushobora gutuma ndwara umutima kubera amatsiko yabyo ukaba ufite amatsiko yo kwakira inkuru nziza wajya kumva mu matwi yawe akazi imbi we expectinga kumva inkuru nziza ariko imbi niyo wumva nk'uwarose inkweto warangiza ukibona aho warose zacitse cyangwa izashaje witeguye kumva inda ko yinjiye ati nta ndirimo kandi bise wabyumvaga witeguye kumanukana akana kwa muganga ukamanukana bakakajyana udahari ukazasohoka umanukana ibyo kukambika barakajyanye kugashyingura karapfuye witegura ukwe muti sinkibukoze kwitegura ikintu ugasanga uranyurana instead of good news wakiriye bad news the bad news still ibiri flow for everything and every time muri byose and everywhere hano hose muri byose utekereza urateganya witeze kumva inkuru nziza wayiteguye uranayibona uranayireba ariko wajya kwakira bad news every time everywhere every morning every day ukumva ibintu byose biza ari bibi wa mwana yarwaye ku ishuri bamwirukanye akazi kahagaze umugabo bimeze bite amatwi yanjye ashinzwe kumva bino bintu ari ikibazo gikomeye none ngira ngo ntibibaho bibaho cyane hano ubwo ati nabuze n'ijambo rimpumuriza kugira ngo utari ko humura ati ibyo byihorere byihorere bireke njya gusenga nk'itegeko ry'Imana mbikora ariko ibintu byihorere ibyo byo kumbwira ngo Imana iravuze kuko mu kigwi cyo kubona amakuru meza mwubaka yakiriye amakuru mabi amakuru mabi niyo yiganza gusa wabyumvise ariko nabyumvise cyane uyu muntu anakunze no kurota agiye kurira iteme rigacika akabura uko aterera umusozi umuntu ufite iyi karande uzamusanga buri gihe afite ukuntu abantu bamuri bamuteye umugongo bamurunguruka so ni ikintu cyose aba yiteguye kubona no kwakira ntago kimuhira arota imodoka yagonze arota impanuka arota baguye mu mpanuka arota abarwayi arota ibintu biteye ubwoba noneho we nta nubwo arota ashyingura ahubwo arota yasisita abashyingura ari nka kuri yari hariya mu gihe uriho umuvumo we arota ari nko bamuhamba cyangwa ateruye umupfu cyangwa yibera mu turagira ngo abantu basobanukirwe bahumuke cyane cyane abantu bakurikira ubumwe bw'abera ministries amafaranga gushirira mu ntoki uyareba ntagire icyo yaje bayapangiye gukora igikorwa yahagera hakaza ibibazo utagomba gukwepa ubona ko ari ngombwa ko ubikora nta nubwo ari na ngombwa ahubwo ntaho uri bubihungire kuko niwe bireba wa mushinga ukabugize gute urapfuye urapfa gusubira inyuma gusubira inyuma byo umwuka wo gusubira inyuma gaye ngoko ibi rero ni ibimenyetso simusiga byerekana ko uriho umwuka wa karande yego upfusha ubukwe kurambagizwa ntutaheyo hakarongora undi cyangwa akarongora ugundi ariko se wamugane mushumba abantu bashobora kuba bagira ngo ni ukwihesha amahoro se cyangwa n'igihe cyangwa nuko biba bimeze umuntu warambagijwe kenshi akagera ku mushinga w'ubukwe ariko ntibutahe iyo nayo ni karande mbi cyane wose umuvumo iyo ni karande kuko uwo nguwo n'ubundi asanga na mukuru ariko byagenze na bene baba bihari bagiye mu gisekuru yasanga ari nyirasenge yapfuye atarongowe hari nyina yapfuye atarongowe azasanga ntabwo ari ikintu ifa koroha kandi akabibona kandi bikamubabaza malgré yuko no kuba babibona ariko batamenya inzira yo kubisohokamo yego kwangwa reka ngo geze ko ndi mu rusengero akanga ndi mu rusengero narakijwe bwa kabiri narakijwe yankora he kareze kugiye kwitwa icyacumi cy'itorero uri icyacumi kugira nabaye icyacumi cy'itorero ntago ariko kuri kwabyo Yesu icyacumi harimo bari umuntu we cyakoreye baje aho ngaho ni ukwihesha amahoro nta kurongorwa nta gushyingira nta kazi diplome zabaye nk'ibyangwa by'ubutaka ese kutabigendana
biraho birabizi hari n'umuntu utazi diplome yewe ntabwo ari nk'irangamuntu ugendana buri munsi. irangamuntu biri ku mufuka. hari umuntu utunze perimi n'ubupolisi aramaza ngo twereke perimi, bazakubaza perimi ari uko utwaye ikinyabiziga, none se utahitwe bari kubaza iki, agenda n'amaguru cyangwa utega moto cyangwa atapendigo irangamuntu perimi ese bayikubazayo. oya ni ukuvuga ngo satani afata ibyakakugiriye umugisha byose n'umumaro. none uko buri impamvu babwira ngo nubwo ari karande n'umuvumo ariko satani yoparetingira muri ibyo bintu bibiri, ibyakugira umuntu wese akaza akabitwikira. uno muntu ubundi uriho karande ni nawe inyenyeri ye yazimye kandi yibwe kandi yatwawe, ibintu arabibona, amahirwe arayabona, inzira arayibona, ariko kugira ngo yakisesinge kiriya kintu yari akeneye bikamunanira. Nkuko wabona ipera hejuru ukabona igiti kiri kumanurira kandi ushonje uri munsi y'igiti, pera uraribona urashonje ariko ntabwo ufite uburyo hagera, ntufite uburyo uri bwurire ngo uribone, n'igiti kirimanura nimanura habuka rigwe hasi wanaritera ibuye kagira rero kwanyuka riguye hasi babikibiriye se. aba bantu buri gihe bahomberwa n'ibintu mu kiganza. ariko hari ijambo nakunze rimuri Remit 18 ngo yabwiye ni Remit ngira ngo igice sinyibuka ariko nanakireba, haravuga ngo genda usanga umubumbyi witegereze ngo ikibindi gihombera mu ntoki ze ngarongera kiremamo ikindi, ngo niko nanjye Uwiteka ngo wampombeye nakongera nkamuremamo ikindi kintu. ngo nubwo bimeze bityo hariho ibyiringiro ko byahindura. amen, haleluya. nicyo tuba dushaka kumva, hariho ibyiringiro nubwo bimeze gutyo, hariho ibyiringiro yuko yarabwiye ngo usanga umubumbyi agiye aramubumba ngo ikibindi kihombera mu ntoki ze ngongera kibumbamo ikindi, ngo nanjye ko nzagira ubwoko bwanjye. nubwo uriho karande uriho umuvumo, nubwo uhangayitse, nubwo urwanywa, nubwo utereranywa, nubwo abantu bakwirukaho, ariko haracyari ibyiringiro yuko Imana yakurema bundi bushyashya, mu nzira nshyashya, mu cyerekezo gishyashya, no mu mahirwe mashyashya, no kuba watabarwa birenze ibyari bikenewe kuvugwa, no kwinjira muri gakondo biracyashoboka, amahirwe aracyahari. umuntu wisanzeho ibi bimenyetso byose ubu niwe wabwirwaga, niwe ubwirwa, yikwiheba, yikumva ko isi yamuguyeho, haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyabasha gutoha. nubwo urota inzu hari ibyiringiro ko Imana yakurengera, ahubwo egera abagufasha. yego Yesu aravuga ati nimubohore mureke agende. Lazaro yaraziritse amaguru n'amaboko no mu maso ntiyarebaga, bamubohora amaguru isobanura ngo genda aho ugiye hari umugisha, amubohora amaboko ngo icyo ugiye gukora uzahera, amubohora amaso ngo aho ugiye, ko burya umugisha uri ku maso, uri mu kiganza, uri ku birenge. ibyo tubona, ibyo dukora, naho tugenda. aho rero iyo haborotswe ntacyo wageraho. mbifurije ko amaguru agenda mukagira umugisha, amaboko agakora mukagira umugisha, amaso akareba mukagira umugisha, mukareba bagirira akamaro, kuko biracyashoboka, haracyariho ibyiringiro ko Imana yakubaka mu buryo bukomeye. in the name of Jesus nibyo nkwifurije kandi ngusabiye, mvuga mu izina rya Yesu, pokeya in the name of Jesus, by fire and by force. and ikintu cyose bakoze, ikibi cyose cyakoze gisubire kwa nyiracyo, gisubireyo, back to the sender in the name of Jesus. ikintu cyose bakoze, abarozi, abagambanyi, abagome, karande, akavuyo, akajagari, ubugambanyi, ikintu cyose bakoherejeyo gisubireyo, kigende gikora ibyo bapanze. vugira ngo vugana nanjye Mana, speak to me Lord. amen. murakoze cyane mushumba, reka ngushimire. Imana urakoze, ko Imana yarakoze kutuguha, kuko utubwira ibintu byinshi by'ubwenge, kandi abandi batinya kandi bavuga ukundi kuntu, kugira ngo ubwoko bw'Imana bubohoke. Babohoke mu izina rya Yesu. Amen.